Twikomereza n'agace ka kabiri rero, nizera ko kandi wakanze subscribe hano ku nkuru yacu. Barakwereka hano Rura yakomeje abwira mugenzi we Runa ati aka gakobwa niba kadashaka kuvuga niba gatwite cyangwa se kadatwite, mureke iyo nda tuyikuremo cyane yuko nta muntu numwe ubizi ko gatwite n'ubundi nayo rwose uzaturenganya. Barakwereka hano hari undi musore nawe tutazi, bavuga ati mureke aka gakobwa tukigisha isomo. Umukobwa uri hano yabonye bimurenze Karina, arangije avuga ati inda nwite, ati rwose ni ya Mr Wilson. Rura arangije avuga ati agakobwa nkawe kagatindi gute gatinyuka gutwita inda ya Mr Wilson. Ati ibyo ngibyo ni ukubeshya, no guteka imitwe. Ati uwo ari we wese wayiguteye ateka tuyikuremo. Umukobwa yakomeje kubinginga, ariko nanone hano bamuha ibinini ariko abicira. Barakwereka Rura muri ako kanya yararambiwe, arangije aragenda akurayo umuhini, aravuga ati muve ako gakobwa nkigisha isomo. Kumbe muri ako kanya atarakubita umukobwa umuhini, barakwereka Mr Wilson nawe yahise avayo, arangije aravuga ati murakeka murimo gukora ibiki? Rura uri hano yahise avuga ati Mr Wilson, ati aka gakobwa karatwite. Barakwereka hano Mr Wilson yahise aza, arangije aramubaza ati Karina umeze neza? Hano Karina atarabwiza ukuri Mr Wilson yahise ahwera. Barakwereka Rura yaravuze ati ako gakobwa karatwite kandi kari kubeshya yuko inda gatwite ari iyawe. Ati Mr Wilson, ako gakobwa ntabwo wakabaye kwitwaraho gutyo. Mr Wilson arangije yitegereza Rura, uyu mukobwa wo mu bakire, aramubwira ati yego nyine aratwite kandi ndatwite n'iyanjye. Ati ahubwo ugira Imana cyangwa umwana wanjye rwose nta kibazo na kimwe yagize. Barakwereka Rura yasigaye hano yibaza ati gute Mr Wilson yabyemerara. Ati kari agakobwa ntibiki kamuhaye, karamuroze. Barakwereka hano Mr Wilson yasize umukozi we, arangije aramubwira ati abo bombi bigisha isomo. Barakwereka hano Runa ndetse n'uyu musore batangiye gusemba bazi bavuga ati ni Rura wadushutse, ndetse Rura nawe umusore hano agiye kumukubita aravuga ati ibeshya unkoreho kandi ubizi yuko ndi umukobwa wa Silas. Bivuze yuko Silas ngo nawe ari umukire. Barakwereka umusore hano yese amubwira ati ngiye ntacyo ndi bugutware, ahubwo we bari we wikubitira aba bagenzi bawe n'ubundi baba bagukurikiye. Barakwereka hano Rura yarabakubise, arangije aravuga ati mumwihorere, ati ibingibi ni ibyaka kanya. Ati inda yaba ari ya Mr Wilson cyangwa se atariye, ati kari agakobwa biriya byose ntabwo kabikwiriye. Ati ndaza gukora uko nshoboye kose, ati uriya mukobwa tumwigisha isomo. Barakwereka hano Rura yanze kunyurwa, bigaragara yuko uriya mukobwa ngo ni Rura asanzwe azi uyu musore ngo ni Mr Wilson, ndetse kandi amukunda cyane, yifuza yuko ari nawe waba umugore we mu mwanya w'uyu mukobwa ngo ni Karina. Barakwereka fili ya mbere, Mr Wilson yahise azana umukobwa hano ku bitaro. Muganga arangije aramubwira ati umwana uri mu nda rwose ameze neza nta kibazo yagize. Ati ndetse ndumva n'umukobwa ameze neza rwose, nta kintu na kimwe cyo guhangayikira. Ati ikibazo cyonyine afite ati ni icy'imirire, ati rwose mugomba kumwitaho akarya neza, naho ubundi nta kindi kibazo afite pe. Ubwo n'umuganga wabwiye Mr Wilson gutyo, uyu mukozi wa Mr Wilson arangije amubaza ati muri iki gihe se haracyabaho abantu bafite ikibazo cy'imirire ari bakuru? Mr Wilson arangije avuga ati yego rwose, ati nabibonye ibiryo yaryaga kuri ranche, ati ni umuceri wonyine, ati nta n'ikindi kintu kiwuvangiye. Umusore arangije avuga ati rero uyu mukobwa ni umunyamahirwe ubwo agiye kuba umugore wawe, ati rwose ubu ngubu ni ibintu byinshi bimutegereje pe. Barakwereka muri ako kanya umukobwa nawe yasaga nk'uwahereye, yahise akanguka, arangije avuga ati Mr Wilson wanzanye kwa muganga, ati mu by'ukuri umbabarire niba naguteje ibibazo, ngo ni Karina uri gusaba imbabazi. Hano Mr Wilson arangije amubwira ati nta mpamvu, ati rwose nabikoze ariko nanone nayo mfite kubikora, ati zari inshingano zanjye kukuzana kwa muganga. Umukobwa arangije arikanga, ntago abizi ko Mr Wilson yabimenye. Mr Wilson arangije avuga ati umwana uri mu nda n'ubundi ni uwanjye, ati ikindi kandi ngomba guhita nshyingiranwa nawe. Umukobwa arangije avuga ati oya Mr Wilson, ati rwose aho ngaho wibeshye, ati umwana uri mu nda yanjye ntago ari uwawe nta naho muhuriye. Mr Wilson arangije amubwira ati wa mukobwa rwose nta mpamvu yo kubihisha, ati ndetse nta n'impamvu rwose yo kwihishira kuko n'ubundi nabimenye. Ati none se ushatse guhakana ko atari we mukobwa twahuriye mu kabari? Umukobwa uri hano arangije avuga ati rwose wabanyibeshyeho, ati ngende umunyeshuri wo kuri Delta gusa nta n'ahantu na hamwe nigeze nkoraho mu kabari. Umusore uri hano rwose ukorera Mr Wilson yaramubwira ati wa mukobwa gute kuko uri kwitesha amahirwe meza nk'aya, ati yo kuba ugiye gushyingirwa n'umukire. Mr Wilson yahise abwira umukozi we ngo asohoke asigarane n'umukobwa wenyine, yatekereje ko ahari Karina yatinye uriya musore umukorera. Barakwereka Mr Wilson yatangiye kumukoraho ngo amufungurire ishati, arangije aramubwira ati ngiye umukobwa twaryamanye yari afite akanyugunyugu gashushanyije ku rutugu,
ati noneho niba wemeza yuko atari wowe, ati reka tubirebe. Umukobwa abona bigaragara yuko Mr Wilson yamuvumbuye, abona nta n'ikindi kintu afite cyo kuhisha. Arangije aravuga ati rero mukuri, ati rwose umwana nwitse n'uwawe, ati ariko nanone ati nanze kubikubwira kubera yuko nayo mfite ikibazo yuko rwose uzanandukanya n'umwana wanjye. Barakwereka hano disi umukobwa yatangiye kumwinginga, avuga ati Mr Wilson ndakwinginze, ati ntuze kuntandukanya n'umwana wanjye. Mr Wilson arangije amubwira ati se ninde wakubwiye yuko ndagutandukanya n'umwana wawe? Umukobwa arangije amubwira ati nuko mbizi ko abakire ati rwose ntago baba bashaka kubyara, ati rero nari nanze kubikubwira kubera yuko nekereza ko umwana wanjye muzahitamo umunyaka cyangwa se mukambwira ngo nkuremo inda sinyibyare. Umusore arangije amubwira ati ntabwo ibyo bintu nabikora, ati gute koko natinyuka kwica umwana wanjye, ati ubu ngubu byose byasobanutse, ati ngiye nawe tugiye guhita dushyingiranwa umbere umugore. Umukobwa arangije arikanga ati ngiye nshyingiranwa nawe? Umusore arangije amubwira ati none se uragira ngo umwana azakure bamuvugaho ibihuha rwose, ati yavutse ku mubyeyi, ati ariko nanone udafite papa we, ibintu nk'ibyo ngibyo. Umukobwa arangije avuga ati ariko nanone ndacyari muto ndetse ndacyari no mu mwaka wa mbere, ati ubu koko nahita nshyingiranwa n'umuntu? Umusore arangije avuga ati yego wenda ndabyumva ndanakuruta, ati ushobora kuba wagize n'icyo kibazo cy'imyaka hafi 9 yose nkurusha, ati bibaye ari ukuguhatiriza rwose ngiye nagutegereza ugasuza kwiga, ati ariko ni byiza ko umwana wawe, ati nawe bitekerezeho, ati gusa nanone utanabishaka, ati nakora nk'uko ubishaka. Umukobwa arangije avuga ati ariko nanjye nagaruko nanze gushyingiranwa nawe. Mr Wilson arangije amubwira ati rero tugende tujye gushyingiranwa ahubwo. Umukobwa aramubwira ati urabizi ntago turi kuri level imwe, ati ndetse ngewe nta nubwo nkukwiye, ati nta kintu na kimwe mfite. Mr Wilson arangije amubwira ati wa mukobwa ntukavuge gutyo, ati ubutunzi bwa mbere ufite ni wowe ubwawe, ati nta mpamvu yo kugira ngo ugire ubutunzi kugira ngo ngiye nawe turinganire, ati ikindi kandi nibagirwe ko guhera aka kanya uri mama w'umwana wanjye, ati rero ibyo ngibyo byonyine birahagije, ati ndetse ni nacyo gituma ngiye nawe turinganira. Yakomeje yinginga umukobwa hano agira ngo abimwumvishe bahite rwose bajya gushyingiranwa cyangwa se bahite bajya gusezerana. Umukobwa arangije amubwira ati none se ntabwo uzabyicuza Mr Wilson? Umusore amubwira ati humura ntabwo nzigera mbyicuza, ati ndabizi neza ko nabyicuza pe. Barakwereka muri ako kanya umukobwa yahise amufata ngo bajye gusezerana. Barakwereka feri ya mbere bahise baza gufata hano amakarita agaragaza yuko basezeranye, ariko nanone ibingibi bitandukanye no kuba babitangaza imbere y'abantu. Umukobwa yari ari gutekereza ati mu by'ukuri sinigeze nekereza yuko ubuzima bwanjye buzagenda gutya. Wibuke uyu mukobwa yari umukene ku buryo no kubona ibiryo bya saa sita ku ishuri byari bigoye, ndetse wibuke ikindi nta muntu n'umwe agira nko mu muryango we. Barakwereka wa mukozi wa Mr Wilson yaje hano yiruka, arangije amubwira ati Mr Wilson, ati rwose telefone ivuye iwanyu iravuga yuko mama wawe arwaye arembye ari mu bitaro, ati tugomba kugenda vuba tukamushyikaho. Barakwereka no bagishyika mu bitaro hari umugore wari uraho utarariraga, ariko akibamuna yahise atangira kwiriza, bigaragara yuko ashobora kuba ari imitwe batetse umuntu uri hano atarwaye. Umusore yaje avuga ati numvise rwose bambwira yuko nyogokuru wanjye arwaye, ati rwose ari muri koma, ese byaba ari byo? Uri hano arangije avuga ati cyane rwose, ati nyogokuru wawe ararwaye, ati kubera yirwaga ku mbuga nkoranyambaga akora cyane ngo ari kugushakira umukobwa muzashyingiranwa, ati rwose byamuteye umunaniro niko kurwara gutya, ati ndetse no kuguhangayikira kubera ko wanze gushyingiranwa cyangwa se wanze kuba washaka umukobwa ngo mubane. Barakwereka muri ako kanya Mr Wilson yahise atekereza ati ubu ngubu ndabizi, ati nyogokuru yirwaje kugira ngo rwose njye gushaka umukobwa tubana. Icyo batazi ni uko hano rwose Mr Wilson hari umukobwa yazanye kandi ikindi amutwitiye umwana. Muri ako kanya Mr Wilson yahise azana umukobwa, arangije amubwira ati Karina, ati vayo hano. Arangije aravuga ati nyogokuru rero, ati rwose dore nguyu Karina, ati guhera uyu munsi noneho ntabwo ugomba kongera guhangayikishwa nuko nta mukobwa mfite, ati guhera uyu munsi njye na Karina, ati rwose twasezeranye cyangwa se twashyingiranwe, ati ubu ngubu umwe ni umugore wundi n'undi ni umugabo wundi. Uri hano rwose arangije amubaza ati none se mwashyingiranwe mutarigize munateretana? Umusore arangije avuga ati cyane rwose, ati Karina uri hano, ati ubu ngubu amfitiye n'umwana mu nda, ati ndetse umwana umaze ukwezi kurenga. Umukecuru acyumva ibyo ngibyo yahise akanguka avuga ati ati ubu ngubu ngiye kugira abuzukuruza, ati mbega byiza. Umusore arangije avuga ati nyogokuru bari bambwiye yuko waguye muri komara, ati bigenze bite? Umukecuru arangije avuga ati ceceka aho ngaho, ati ntabwo wagombaga kwigira uko, ati ubundi ikibazo nari mfite ni icyuko nta mukazana rwose twari dufite mu muryango wacu, ariko ubwo hari ubu ngubu, ati rwose ntabwo ndi bwongere kurwara.
barakwereka hano rwose umukecuru yari yishimye, bigaragara yuko uyu mukecuru yari yirwaje agira ngo arebe yuko umusore we yashaka. barakwereka hano uwitwa Auntie Helen cyangwa se ubereye uyu musore ngo ni Mr Wilson. Auntie yahise aza yegera umukecuru arangije amubwira ati ariko se uyu mukobwa ubu ngubu wabyizera ibyo bari kuvuga ngo aramutwitiye atarigeze anamutwereka ariko umutereta? Ati se wasanga inda twite ari y'undi muntu? barakwereka Mr Wilson hano yahise amubwira ati Auntie Helen ati rwose ntago wakabaye uri kuvuga ibyo bintu. Umugore uri hano akomeza kuvuga ati ariko ngibyo ndi kuvuga rwose ugomba kubitekerezaho. Ati se uwo mukobwa wamwizera ute ko inda twita ari yawe? Umusore hano yaramubwiye ati rero wa mugore we ati rwose ibyo wavuga byose njye ntago nkwitayeho. Ati ikindi kandi nta burenganzira ufite buvuga ku mugore wanjye gutyo. Umugore hano arangije aravuga ati nyamara Wilson ibyo bintu wabitekerezaho? Umukecuru yaravuze ati ariko se Helen ati wowe abantu bose uzajya ubakeka gutyo? Ati se ubu ngubu iyo usa njyewe umugabo wanjye yaranyetse cyangwa se tugakeka ababyeyi ba Wilson ati aba yaravukiye mu muryango wacu, ati wajya ureka kwigira gutyo? Umukecuru hano arangije aramubwira ati ndabizi yuko ufite umushiha, ati kubera yuko bagiye kuzabyara umwana akaba ari uragwa imitungo, ati mu gihe umwana wawe w'umuhungu ufite ari we wakayirazwe. Ati rero rekera aho ngaho, ati njye nari nikenereye umukazana ndetse n'abuzukuruza. Ubwo ni umukecuru ndetse twumvise ngo uyu mu Auntie wa Mr Wilson nawe afite umwana w'umuhungu ndetse yifuzaga yuko imitungo yo muri uyu muryango yose bayiha umwana we. Bigaragara yuko agize ishyari kubona uyu musore abonye umukobwa ndetse umukobwa atwite n'umwana. Ubu ngubu bari kuvuga ati rwose imitungo yari kuzatwarwa n'umuhungu wanjye igiye guhita itwarwa n'umwana wande wa Mr Wilson. barakwereka hano umukecuru yasigaye yishimye, arangije abaza umukozi we witwa Maria ati Maria ese naba ndi kurotara? Ati cyane rwose birasa nk'inzozi madamu. Umukecuru hano yahise avuga ati rero twirukanke tujye mu rugo, ati rwose tujye gutegurira umukazana wacu, ati ndetse dutegurire n'umusore wacu uyu munsi yakoze igikorwa cy'abagabo. barakwereka ibyacu ntibyatinze, Mr Wilson yahise azana Karina amuzana hano mu rugo ndetse no kumwereka icyumba agiye kujya abamo. Umusore yamubwiye ati guhera uyu munsi rero ati rwose iki cyumba nicyo uzajya ubamo igihe cyose ubishaka. Umukobwa arangije avuga ati mu by'ukuri ati hano hantu ndumva nazi pe. Umusore amubwiye ati nta mpamvu yo kugira ikibazo. Ati none se uracyashaka kujya kuba muri dorotwari cyangwa se mu macumbi y'abanyeshuri? Umukobwa arangije avuga ati ariko njye ntabwo menyereye kuba ahantu nk'aha ngaha. Umusore amubwiye ati humura, ati rwose kandi ikindi nanjye ndi hano, ati hano hantu uzagenda uhamenyera cyane yuko ariho mu rugo iwawe, ati ubu ngubu aha niho ugiye kububa ubuzima bwawe. Umukobwa arangije avuga ati ariko nanone ati ni heza ntabwo nakibagirwa kugushimira. Umusore arangije amubwira ati none se uri kunshimira kubw'ibiki? Ati rwose nta mpamvu yuko unshimira. barakwereka muri ako kanya umusore agiye kwigendera, Karina yahise amubwira ati rwose nta mpamvu yo kundakarira, ati nari nabanje kugushidikanyaho no kutakwizera, atari ubu ngubu ndakwizera. Umusore hano rwose yahise abwira umukobwa yuko agomba kuryama ndetse ejo ari buze no kumutwara ku ishuri. barakwereka hano rwose umukobwa yasigaye aha ngaha avuga ati mama ati rwose ibintu biri kumbaho, ati ngombe kuba ndi kurota. Wibuke uyu mukobwa ngo ni Karina, mama we twumvise yuko yapfuye umwaka ushize. barakwereka ibyacu ntibyatinze, baje ku meza hano nijoro baje kurya ibya nijoro. Umukecuru atangira kuvuga ati ariko se Mr Wilson wowe nta nubwo uzi kwita ku mugore wawe? Ati rwose ugomba kwita ku mugore wawe ukamenya ibyo arya ndetse ukamenya n'ibyo uzajya umugaburira. barakwereka hano umusore niwe watangiye gusavinga umukobwa ndetse umukobwa avuga ati urakoze cyane Mr Wilson. Wilson nawe tujye umamagara mu izina ryanjye, nta mpamvu yuko urenzaho ibyo bya Mr. barakwereka muri ako kanya wa undi twabonye ngo ni Auntie Helen ndetse utari kumva kimwe na Wilson by'uyu mukobwa yatangiye kumubaza ati se ubundi kutigeze utubwira ku byerekeye umuryango wawe ngo tumenye umuryango uturukamo n'uwuhe? Baketse ko uyu mukobwa ashobora kuba ari uwo mu muryango w'abakire. Umukecuru nawe araje aravuga ati ariko mugani uzi ko twishimiye yuko tukubonye tukibagirwa no kukubaza iby'umuryango wawe. Umukobwa aravuze ati mu by'ukuri njyewe nta muryango utandukanye mvukamo, ati njyewe umuryango wanjye ubundi bari abantu basanzwe, ariko papa wanjye yapfuye igihe kinini gishize ndetse na mama wanjye apfuye umwaka ushize. barakwereka uwitwa Auntie Helen arangije aravuga ati none bivuze ngo uri imfubyi ndetse iva mu muryango uri aho ngaho uciriritse? Ati gute watinyuka gushyingirwa se n'umusore wacu? Mr Wilson arangije aravuga ati Auntie Helen gute watinyuka kuvuga gutyo? Ndetse n'umukecuru ntabwo abyumva kimwe n'uyu mu Auntie wa Mr Wilson, avuga ati wowe kari uko bakugiriye impuhwe bakakuzana muri uyu muryango, wowe iwanyu bari bakize?
ati iyo umuhungu wanjye ataba yagushaka akakuzana muri uyu muryango, wowe iwanyu bari kuba bakize cyangwa se iwanyu hari imitungo bafite, ati gute watinyuka kugira ubwo bugugu? Bigaragara ko n'uyu mugore ngo ni Auntie Helen nawe atari uwo mu muryango ukize, ahubwo ari uko umuhungu w'uyu mukecuru nawe yamushatse. Barakwereka ibyacu ntibyatinze hano. Mr Wilson yahise avuga ati Auntie Helen ati va hano, ati nta nubwo ukwiye gusangira nanjye ukivuga ngo umugore wanjye ni umuntu uraho uciriritse. Barakwereka hano Karina yatangiye kuvuga ati ariko ibyo Auntie Helen ari kuvuga nibyo, ati rwose ndi umuntu uraho ngaho ntago nkwiye Mr Wilson. Umukecuru arangije avuga ati we yarata mwana wanjye, ati ntiwumve ibyo uriye Auntie Helen, ati ni ishyari aba yakugiriye riri aho ngaho, ariko naho bihuriye natwe, ati nubwo nta muryango waba ufite, ati rwose twebwe umuryango kwa Wilson, ati tuzagufata neza kandi uzaba umwana umwe mu wo mu muryango wacu. Ati rero fata iyi mpano niyo nkuhaye, ati iyo karita iriho amafaranga menshi cyane ndetse utazamara, ati rwose uzajya uyakoresha icyo ushaka, ati iyi karita izajya igufasha ahantu uzaba uri hose. Umukobwa yaravuze ati aya mafaranga ni menshi cyane, ati rwose njye sinayemera nayo nakoreye. Umusore arangije aravuga ati Karina woya, ati iyo umuntu mukuru aguhaye ikintu, ati rwose uba ugomba kucyemera, ati kandi nta gushidikanya. Umukecuru arangije aravuga ati cyane rwose, ati ahubwo ejo ndajya kuguhahira n'ibindi bikomo, ati amashanete n'ibindi bintu byose bigukwiriye, ati mu by'ukuri wa mukobwa ukwiriye ibyiza. Umukecuru hano we n'ubundi yari yikendereye umukazana, bigaragara yuko yishimiye uyu mukobwa. Umukobwa arangije avuga ati mu by'ukuri ndabashimira, ati ariko ibi ngibi birahagije pe, ati nta bindi byinshi nkeneye. Barakwereka muri ako kanya umukecuru yatangiye kumubaza ati none se ntabwo mugiye guhita mushyingiranwa? Umukobwa arangije avuga ati ariko, ati rwose ntabwo twashyingiranwa cyangwa ngo mu bitangaze, ati murabizi yuko byaba ari bibi rwose ku banyeshuri twigana, ati ntabwo bazatuma mbona amahoro baramutse babizi yuko ndi kwiga kandi nashyingiranywe. Umukecuru arangije avuga ati rero ni byiza yuko dutegereza ukabanza wasoza. Umukobwa ati cyane rwose ibyo ngibyo nanjye byambera byiza kurushaho. Barakwereka ibyacu ntibyatinze, bashoje kurya ndetse umukobwa ajya kwitegura ngo aryame. Barakwereka hano umusore nawe yahise aza kumureba muri uwo mugoroba. Umukobwa yarikaze atangira gutekereza ati none se aho naba ngiye kuba umugorera cyangwa naba ngiye gutangira kurarana n'umuntu w'umugabo? Barakwereka hano umusore yamubaje ati se ko mbona utari hano wagiye he? Umukobwa arangije ati naho, ati rwose nuko narindi gutekereza. Hano umusore atangiye kumwitegereza, umukobwa atekereza ibindi aravuga ati oya. Umusore arangije amubwira ati none se ufite ikihe kibazo? Umukobwa arangije amubwira ati ariko urabizi yuko nwite. Umusore ahita amubwira ati ibyo uri gutekereza, ati naho bihuriye n'ibyo ndi gutekereza wagakobwa kagasaza. Umusore amubwira ati ufite ikihe kibazo? Umukobwa amubwira ati nshyira hasi, ati urabizi yuko nwite. Barakwereka hano umukobwa yagize ubwoba atekereza yuko kubera ko uyu musore bashyingiranwe ashaka yuko baba batangira kuba baryamana cyangwa se barara mu buriri bumwe. Gusa disi umusore hano yaraje kuba yamworosa kugira ngo amenye neza ko umukobwa ameze neza kandi atume yiyakira hano mu rugo iwabo. Mr Wilson hano yaramubwiye tugomba gusinzira, ati rwose ejo ndibuze kugutwara ku ishuri. Umukobwa arangije avuga ati se kandi ibyo ngibyo byari ngombwa? Umusore ati cyane rwose, ati ikindi kandi wibuka yuko uri assistant wanjye. Barakwereka disi hano umusore yahise amusoma ku gahanga, arangije amubwira ati ngaho sinzira, ati rwose naha mu gitondo, ati ndaza kuba nkutegereje hariya hasi ubundi mutware ku ishuri. Umukobwa hano yahise amushimira ndetse n'umusore aragenda ajya kurara mu cyumba cye. Hano rwose ntago bagomba guhita muhatiriza. Umusore yatangiye gukora kunda, arangije abwira umwana we ati rwose papa wawe agombe kuba ari umuntu mwiza, ati biramugaragaraho. Barakwereka ibyacu ntibyatinze, bwarakeye umukobwa azinduka aza kureba umusore hasi ngabe yamutwara ku ishuri. Arangije aramubwira ati Wilson, ati rwose niteguye twagenda. Umusore arangije aramwitegereza ahantu hose, aramubaza ati Karina kubera iki ucyambaye imyenda wari wambaye ejo? Ati se Mary ntago yigeze agutegurira imyenda yo kwambara? Umukobwa arangije avuga ati rwose iriya myenda, ati nayambaye numva ntago ari ibyanjye pe. Umusore arangije amubwira ati cyangwa atinye kuyambara kubera yuko ihenze cyane? Umukobwa arangije avuga ati oya ntago ari ibintu nk'ibyo, ati ariko nta nubwo inkwiriye neza. Umukobwa disi aba afite ukuntu asanzwe amenyereye kwiyambarira nyine nk'umukobwa wo mu bakene. Umusore arangije amubwira ati humura, ati niba utabishimye rwose, ati turaza kukuzanira umutayeri hano akudodere imyenda ushaka. Barakwereka ibyacu ntibyatinze, hano umusore aramufashe ngo amutware ku ishuri. Gusa bageze hafi y'ikigo, Karina aramubwira ati none se wansize aha ngaha ko nashaka yuko abanyeshuri babona mva mu modoka yawe?
Umusore arangije amubwira ati none se ufite isoni z'uko babona turi kumwe? Ati n'ubundi barabizi yuko uri assistant wanjye arega. Umukobwa arangije amwinginga ati hoya, ati rwose bajya bamvugaho ibintu byinshi, ati noneho ntabwo nazabakira. Umusore arangije avuga ati okay, kubera yuko ari byo wifuje, ati nta kibazo viramo aha ngaha, ati ubwo ngubwo turi buze guhura umuha ubusobanuro bwo kuri ya mishinga ndi gukorera hano mu kigo cyanyu cyangwa se muri university yanyu. Barakwereka ibyacu ntibyatinze, umukobwa yahise akomeza ndetse na Mr Wilson nawe arakomeza. Wibuke muri iyi minsi afite umushinga ari guteza imbere hano muri iyi kaminuza aho Karina yiga. Barakwereka Runa ndetse na Rura nabo baraho ngaho ku ishuri. Barakwereka muri ako kanya basigaye bari kuvuga ati ariko saka gakobwa, ati kubera iki kari kwitwara kuri, ati reba nyuma yuko rwose uriya musore aje kugatabara kavuga yuko kamutwitinda, ati na n'ubu karacyagaruka hano ku ishuri, bigaragara yuko nta kibazo na kimwe byigeze bigateza, ati rwose kari agakobwa kagombe kuba gafite ikintu kari guhisha pe. Barakwereka Karina nawe yaje hano rwose sinzi ibintu yari arimo kugenda yandika. Mugenzi we arangije amazi ati ariko se ko nta homework dufite cyangwa se umukoro wo mu rugo, wowe ibyo urimo ni ibihe? Umukobwa arangije avuga ati rwose ibintu byandi byerekeye umushinga hano Mr Wilson yaje guteza imbere, ati nibyo ndi gukora ndi kugira ngo mbimushyire. Barakwereka Rura hano yakomeje abwira mugenzi we Runa ati uriya mukobwa tugomba kwereka Mr Wilson ibara rye rya nyaryo, atagombe kuba atazi kari agakobwa, ati ndahamya neza yuko inda kari agakobwa gatwite atari ya Mr Wilson, ati se urumva baba barahuriye hehe? Ati kubera yuko kari agakobwa kagombe kuba ari n'ubwa mbere kamubonye aza hano kuri iki kigo. Barakwereka Rura hano yabwiye Runa mugenzi we ati ugomba gukurikira kari agakobwa, ati ukamenya ibyo kari guhisha ndetse tugagafatana n'undi mugabo wagateye iranda, ubundi byose tukabigaragariza Mr Wilson. Barakwereka ibyacu ntibyatinze, umukobwa ashoje gukora umukoro we cyangwa se ashoje gukora ibyo yagombaga gushyira Mr Wilson, yarabizanye hano abizanira wa mukozi we witwa John. Arangije amubwira ati John atakira bimushyire. John arangije amubwira ati none se kubera icyo utabimwishyirira? Ati nge rwose mfite ishuri, ati rero wowe atakira bimushyire ngiye kwiga. Umusore arangije avuga ati se urukumva biri buze kumugwa neza ra? Karina arangije ahita bimukubita atakira yewe bimushyire. Barakwereka John hano yahise abifata arangije arabimushyira. Wibuke nibyo Karina amaze gukora. Umusore hano yari ari mu nama kumwe n'abandi bayobozi, arangije inama bayihagaritseho gatoya kugira ngo abanze abaze uyu musore ese byagenze bite katari Karina ubyizaniye. Yahise amubwira ati Karina arahambwiye ngo nkuzanire izi dokima, ati rwose we afite ishuri. Umusore ahita atekereza ati se kari agakobwa karimo kunyihunza? Arangije amubwira ati genda umubwire, ati rwose ansange mu cyumba cyanjye, ati cyangwa se muri ofisi yanjye aho ndimo gukorera, ati kandi naze gutinda, ati hari ibintu nshaka yuko ansobanurira ku byerekeye umushinga cyangwa se ku byerekeye ibingibi yakoze. Bigaragara yuko uyu musore nawe disi akunda uriya mukobwa ndetse ashaka gukomeza ahura nawe. Barakwereka hano Karina ari kugenda, John yahise amuhamagara. Arangije avuga ati yego John. Kumbe uko John aho ngaho amuhamagaye amubwira ngo genda muri ofisi ya Mr Wilson agusangemo. Barakwereka Runa nawe wa mushuti wa Rura ari hano. Wibuke ko Rura yamubwiye ati rwose kari agakobwa gakurikire tuzagafatane n'undi mugabo ubundi tubyereke Mr Wilson. Barakwereka umusore arangije avuga ati ibyo ngibyo gusa urakeka bihagije? Barakwereka muri ako kanya bataratangira gusomana neza, hano undi mukobwa nawe yahise yinjira ari we Runa. Arangije avuga ati wagakobwe kakaraya, ati ibyo bikurangiriyeho. Umukobwa arangije avuga ati Runa urakeka urimo gukora ibiki? Ati waretse kudufata video. Runa arangije avuga ati reka byose mbifate neza ahubwo, ati nze kubona uko mbyereka noneho na Mr Wilson amenye uburaya bwawe. Kumbe umukobwa mu kwitegereza neza yabonye Mr Wilson wari kuvuga ari we yari ari gufatana video. Yahise yikangagira ubwoba. Barakwerekana Rura yaje yiruka abaza ati Runa video wayifashe neza? Kumbe Rura nawe mu kwitegereza yabonye uwo bafataga video ari Mr Wilson. Mr Wilson arangije avuga ati wowe kandi, ati agakobwa ko kwa Sirasi, ati se urakeka noneho ibingibi papa wawe yabigutabaramo? Wibuke uyu mukobwa ngo ni Rura, twumvise yuko ari uwo mu bakire ndetse papa we ari we Sirasi ari umukire nawe ukomeye. Umukobwa arangije avuga ati ako gakobwa rwose ngo ni Karina, twe twaketse yuko katwita inda y'undi mugabo none kakaba gashaka kuyikugerekaho. Umukobwa arangije avuga ati nukuri abangaba bo nago banteye isoni pe. Barakwereka muri ako kanya Mr Wilson yahise avuga ati wa mukobwa rwose, ati ndakeka noneho ibingibi byo papa wawe nago ari buze kuguhagarara imbere cyangwa se nago ari buze kukudefanda.
Umukobwa arangije avuga ati ariko Mr Wilson ati ntabwo wagakwiye kubana n'ako gakobwa k'agatindi. Umusore arangije avuga ati se ni gutyo wagatinyutse kwita umugore wanjye mu maso yanjye? Ati guhera uyu munsi wagakobwa ugomba guhita uva kuri iki kigo ugashaka ahandi ujya kwiga, wajya hanze cyangwa se wahindura ikigo njye ntabwo bindeba. Ati kandi ndakeka ibingibi papa wawe atari buze kuguhagarara imbere, ati kubera ko nawe nanabigerageza, ati kontara zose nasinyanye nawe ati ziraza guhita zirangira. Bigaragara yuko papa w'uyu mukobwa ngo ni Laura ariwe Silas asanzwe akorana n'uyu musore ngo ni Mr Wilson. Agakobwa kari hano karavuze ati sawa, ati ndibuze guhindura ikigo. Barakwereka uwo mu batindi nawe wari uri gukoreshwa n'uriya Laura ariwe Luna yasigaye hano. Yatangiye gusaba imbabazi avuga ati Mr Wilson ati ngiye rwose mu rugo nta bushobozi dufite, ati mu rugo iwacu ntabwo babasha kunjyana kwiga hanze cyangwa se ngo babashe kumpindurira university. Mr Wilson arangije avuga ati se ubundi ni ngiye wakabaye usaba imbabazi? Barakwereka muri ako kanya yatangiye kwegera Laura. Karina arangije avuga ati Karina ati ndakwinginze mbabarira. Karina arangije areba Mr Wilson avuga ati Mr Wilson ati uyu mukobwa reka tumubabarire, ati wenda hari ntago azongera gukora nk'ibyo yakoze uyu munsi. Mr Wilson arangije avuga ati sawa, ati yataza kuba Karina ati ngiye simba nkubabariye ubundi, ati genda kandi telefone yawe uyisiga ahangaha. Barakwereka muri ako kanya basigaye babaseka. Umukobwa arangije amubaza ati none se ko telefone ye uyisigaranye ugiye kuyikoza iki? Umusore arangije avuga ati ndashaka kureba video yadufashe ukuntu imeze. Hano Karina yahise amubwira ati yego kuko nibyo, ati reba iyo video rwose uhita unayisiba. Umusore arangije avuga ati se ndayisibira iki? Ati rwose ndabona video yadufasha ni nziza, ati ntabwo ndi buyisibe. Karina arangije amubaza ati none se urayitunga kugira ngo bigende bite? Umusore arangije amubwira ati none se ntabwo nemera gutunga video yanjye n'umugore wanjye? Ati rwose ntacyo bintwaye, ase kubera iki ubundi utarabyakira ngo nabyemere. Barakwereka hano umusore yahise amubwira ati nibutse yuko hari n'ikintu banderanje rwose nari ngiye gukora. Barakwereka disi hano umusore yahise akomeza ibyo yaragiye gukora n'ubundi mbere yuko bamuderanja. Umukobwa nawe bigaragara yuko hano atangiye gukunda umusore ndetse ari kuza hano mu ishuri akaba ari byo ari kwitekerereza avuga ati nangiye gusara kandi ibi bintu nangiye kujyamo ni ibiki? Ati mu by'ukuri uriya musore agombe kuba ari umwana mwiza, agombe kuba adateye nk'abandi bakire bose nk'uko namutekerezaga. Barakwereka hano wa mushuti wa Karina yaramwitegereje abona Karina ari kwisetsa. Arangije amubaza ati Karina ko mbona uri kwisetsa ufite ikihe kibazo? Ati rwose nahereye kare mwitegereza uri kwisetsa. Ati sinzi ikibazo ufite pe. Barakwereka hano umukobwa w'inshuti yatangiye kumubwira ati kuva Mr Wilson yaza ahangaha rwose nsigaye mbona warahindutse, nsigaye mbona nazi ukuntu witwara. Ati ariko mu by'ukuri nakifuje kumenya nk'umukobwa uza umugore wa Mr Wilson. Karina nawe uri hano akavuga ati yewe nanjye nakifuje kumenya uwo mukobwa pe, ati ni umunyamahirwe. Nagashaka kubwira mushuti we ko rwose yamaze gusezerana nandi na Mr Wilson. Barakwereka Laura yatashye iwabo atangira kubwira papa we uyu niwe bise Silas, atangira kumubwira uko byagenze byose ndetse atangira no kumusaba imbabazi avuga ati papa ati rwose umbabarire, ntago naringamije kuba naguteranye n'uwo mukorana cyangwa se ntago naringamije kuba nabangamira Mr Wilson. Atari ko nanone byose byatewe na karaga gakobwa ngo ni Karina. Ati karaga gakobwa niko kanyitambikiye mu nzira. Ati ubundi karaga gakobwa katetse imitwe uriya musore kandi urabizi nanjye uriya musore ndamukunda kuva kera ndetse nifuje yuko ari nawe wazambera umugabo. Umugabo uri hano nawe akabitekereza koko avuga ati ubundi umukobwa wanjye niwe wagashyingiye muri muryango nanjye nkabona ku mafaranga yabo. Mwibuke ibintu by'abakire hano rwose aba ari ukubarana mu by'amafaranga. Umugabo uri hano yaravuze ati wa mukobwa wanjye rwose nta mpamvu ufite yo gusaba imbabazi. Ati niba ako gakobwa kagufashe nabi ati ndibuze kukigisha isomo ku bwawe. Ati ikindi kandi ndagusezeranya yuko ntago Mr Wilson ari buze gutuma umukobwa wanjye ahindura ngo ajye kwiga mu mahanga. Ati ndaza kukudefanda mwana wanjye rwose ntugire ikibazo. Barakwereka twigarukire hano kuri Silas ari kumwe n'umukozi we. Umukozi wamubaza ati se koko Silas ati ibyo bintu urashaka kubikora kubera umukobwa wawe? Silas yatangiye kuganira umukozi we ambwira ati uriya mukobwa ntago ari uwanjye. Ati urabizi ko ngiye nigeze mbyara. Ati ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kubyara. Ati kandi nta wundi muntu mu muryango mfite usibye uriya mukobwa nakuye mu kigo cy'imfubyi nkarera. Bigaragara yuko uyu mukobwa ngo ni Laura nubwo akomeza yirata ngo ni uwo mu bakire nta nubwo ari uyu mugabo ngo ni Silas umubyara ahubwo yaramureze.
Cyrus arangije aravuga ati rero kuva ari we mwana wenyine mfite ati rwose ntabwo nkeneye umuntu n'umwe wamubabaza, ati rero ngomba kumenya ngo ako gakobwa kitambitse mu buzima bw'umukobwa wanjye cyangwa se gashaka kubabaza umukobwa wanjye ni nyabaki. Ati rero ako gakobwa ngomba kukitaho ndetse nitaye yuko Mr Wilson ari kukadefanda. Ati ndetse ngomba kumenya niki kahaye Mr Wilson kugeza ubwo ashaka kwirukanisha umukobwa wanjye kuri university yigagaho. Barakwereka uri hano nawe yatangiye kwibyibazaho, yibaza rwose ukuntu uyu mugabo ngo ni Cyrus ashaka kuba yakica undi muntu cyangwa yabangamira undi muntu kubera umukobwa atigeze anabyara. Mr Cyrus yaramubwiye ati ahubwo wowe ati rwose ndagira ngo unkurikiranire amakuru y'ako gakobwa neza uyamenye, ati ubundi ako gakobwa ngombe nkababaze cyangwa se nume kaburirwa irengero. Ese uyu mugabo ari buze gukorera ibiki Karina ari guhorera uyu mukobwa yakujije cyangwa se yarize ngo nirura? Mureke duhure mu gace kakurikira kangaka ka gatatu. Bye bye, ndabakunda cyane. Reba neza ko wakanze subscribe kugira ngo ukurikirane izindi filime dushyira ku nkuru yacu.